natwe dufite n'agahigo koko batwara batsinze kugeza ku bitego 5 hari match twagiye tubatsindamo 5 bo ntago barabasha kubigeraho. Amateka atubwira ko abakinnyi n'abatoza bagiye bigaragaza muri iyi mikino ari benshi. Muri bo harimo nka rutahizamu Jimmy Gatete, uyu yakinira hano ekipe yombi agera n'agahigo ko gutsinda ibitego byinshi muri uyu mukino uhuza Rayon Sport na APR, dore ko buri ekipe yatsindiye ibitego 4 mu mikino yahuzaga hano ekipe. Gatete Jimmy yatsindiye APR FC ibitego 4 igihe yahuraga na Rayon Sport, anatsinda Rayon Sport ibitego 4 umukino wayihuje na ekipe ya APR FC. Bivuze ko muri iyi derby Gatete Jimmy ayifitemo ibitego 8, niwe umaze gutsinda ibitego byinshi muri iyi derby. Sina Jerome niwe mukinnyi watsindiye Rayon Sport ibitego byinshi muri uyu mukino wihuza na ekipe ya APR FC, kuko Sina Jerome yatsindiye Rayon Sport ibitego 6, mu gihe Masud Juma ari we watsindiye ekipe ya APR Football Club ibitego byinshi muri iyi derby. Masud yatsindiye APR FC ibitego 5 kuva ama ekipe atangiye guhura. Umugande Davis Kasije niwe watsinze ibitego 3 mu mukino umwe, mu gihe abakinnyi barimo Sina Jerome, Bogota Kamana Alabama, Lionel Simple, Ruhinda Faruku, Bukungu Jori, Kambari Sarta Gentil n'abandi bagiye batsindamo ibitego 2 muri uyu mukino. Umutoza watoje imikino myinshi hagati y'ama ekipe yombi ni Raoul Shungu watozaga Rayon Sport, kuko yatoje Rayon Sport imikino 16. Muri iyo mikino yahuje Rayon Sport na APR yatsinzemo imikino 7, atsindwa 4, anganya imikino 5. Ndayishimiye Eric Bakame, Rwatubyaye Abdul, Yannick Mukunzi, Nova Bayama, Eric Rutanga ni bamwe mu bakinnyi bavuye muri APR bajya muri Rayon Sport, mu gihe Usengimana Faustin, Imanishimwe Emmanuel Mangwende, Ngabo Albert, Jihad Bizimana, Manzi Thierry, Mutsinzi Ange, Jaben Manishimwe na Shuti Dominique Savio bavuye muri Rayon Sport baza muri APR. Ntabwo wakwibagirwa bamuze wakazi nka Gatete Jimmy, Bogota Kamana Alabama, Haruna Niyonzima, Nyakwigendera Jano Witakenge, Jamari Mwiseneza, Masud Juma, Nyakwigendera Hategekimana Bonaventure bakundaga kwita Gangi, Nizegeyimana Karim Makenzi, Fuad Ndayisenga n'abandi nabo bakina no ma ekipe yombi. Amateka yaranze uyu mukino yo ni menshi, gusa hari ibihe abantu batazibagirwa. Nkusi Deni mu munyamakuru w'imikino aratwibutsa bimwe muri ibi bihe. Undi mukino wagiye uryohera abareyo cyane nawe tutakwibagirwa cyane ni igitego 1-0 witwa Magezi Jackson. Rayon Sport yavugaga abakinnyi benshi, ariko icyo gitego nabo bareba bagira abafana ba APR ati muturakicura iki gitego cyo witwa Magezi Jackson muri 2004. Yari maze gutwara sekafa ya 2004, ariko takaza abasore uretse Jimmy muri Salurimo. Gatete Jimmy amaze kujya muri Afrika y'Epfo, maze ikipe ya APR iza gutsindwa igitego 1-0 cya Magezi Jackson. Nano bareba bavuga ati iyo Garincha ntimuri yitwishyura. Garincha yatewe na Magezi Jackson urwazanye na Jimmy Kidega mu ikipe ya Rayon Sport. Batista Kayiranga ayitoza, Abedi Mundaru mwataka akina nk'umukaseri. Ntabwo kwakwibagirwa umukino wari wimaka. Antoine Rutsinda avuga ati ni igikombe ndagishaka ndakanuye n'amaso y'umutima. Antoine Rutsinda utoza ikipe ya Rayon Sport Bogota Ramba batangaza match yaje kurangiza ari 2-2. Byashimisha abakunzi ba APR ko Rayon Sport yabanje ibitego 2 Bogota Ramba byose byiwe, ariko mu gice cya kabiri witwa Kidega aza kwitsinda igitego cya nyuma cy'igitego cya kabiri, bituma ikipe ya APR Football Club yishimira intsinzi y'uwo mukino. Indi mikino nanone twibuka amateka yagiye ihuza ikipe ya APR n'igihe Rayon Sport ifite bitwa Pizol na Serire ba Meka Hussein, barabakinnyi benshi baswa abenshi Gatete wari kapiteni wabo. Rayon Sport Bogota umuseri yabuze, ariko Rayon Sport yaje kubita APR Football Club igitego 1-0 cyaje gutsindwa Teonde Store uvuye mu kipe ya Atarako, kirangira igitego 1-0 n'aba Nyumba ya Robert, maze ikipe ya Rayon Sport iza gutsinda gutyo. Gusa na 2009 Rayon Sport ijegajega cyane yari yowe na Sina Jerome bajunganya na APR ibitego 2-2. APR yari ifite bacikwepo Musoweya ari umukino wa mbere. Faustin Usengimana yagaragaye mu kibuga afata ubitwa Cikwepo Musoweya, biba amateka cyane. Gusa abakunzi ba APR nabo ntibajya bibagirwa umukino muri 2010 wabahuje n'ikipe ya Rayon Sport wari finale y'igikombe cy'amahoro
witwa Mafisango mu minota y'ine y'inyongera. Mafisango yaje kurekura umutwaji wari umupira yarahawe n'uwitwa Yannick wa Batale baramwibuka waje gukina mu ikipe ya APR kuri finale y'igikombe cy'amahoro cyitwaga MTN Peace Cup. APR itsinda igitego kimwe gusa, Mafisango berekana igikombe. Rayon Sport ni ifite agahigo ko gutsinda ibitego byinshi mu mukino umwe ko ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1993 i Nyamirambo ku mukino wa nyuma w'igikombe cyari cyateguye n'icyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda. Cyari igikombe cyari cyashyizweho mu rwego rwo gukusanya inkunga yo gusana ibyari byarangijwe n'inkongi y'umuriro muri kaminuza y'u Rwanda. Icyo gihe Rayon Sport yatsinze ikipe ya APR Football Club ibitego 5-2, yongera kubisubira tariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1997 kuri stade Amahoro i Remera. Wari umukino wo kwishyikiriza igikombe cya shampiyona yari imaze kwegukana uwo mwaka. Aha Rayon Sport yongeye gutsinda APR Football Club ibitego 5-3. Abayobozi, abafana n'abakinnyi ba APR Football Club ntibazibagirwa itariki ya 18 Kamena mu mwaka w'2001 hari muri shampiyona ubwo Rayon Sport yabanyagiraga ibitego 4-1 ikaza no kubatwara igikombe cya shampiyona ibarusha inota rimwe ryonyine. Gusa inshuro nyinshi icyo wamenya nuko imwe muri ano ekipe itameze neza usanga ari itahanye intsinzi. Iyo Rayon Sport icumbagira itsinda APR Football Club, gusa nanone iyo APR itameze neza iraza igatsinda Rayon Sport. Ariko nanone amateka tubwira ko mu myaka ine ishize ikipe ya APR Football Club itari yatsindwa na Rayon Sport, bivuze ko mu myaka ine ishize APR yatsindaga Rayon Sport. Aya mateka atwibutsa ko ikipe ya Rayon Sport iheruka gutsinda APR Football Club tariki ya 20 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 2019. Ubwo nyine murabyumva ko hashize imyaka ine icyo gihe Rayon Sport yatsinze APR Football Club igitego 1-0. Uyu munsi natengira ntisemayi aya mateka yabagiye kwisubira cyangwa Rayon Sport yabigiye gukuraho ikintu gisuzuguriwe cy'imyaka ine maze idatsinda ikipe ya APR. Reka tubiharira abazawutera, twe tuzabe twibereye kuri radio na televiziyo zacu, abandi tuzabe twibereye kuri stade Huye tureba uyu mukino, naho ubundi Gindi Gatera Edmo. Uru n'urubuga rw'imikino. abakunzi bawe turi inyuma. abakunzi bawe turi inyuma. yacu uranshimisha, bakinnyi bacu baranezeza, ikipe yacu yambara neza. nkunda reka nkuririmbe. abakunzi bawe turi inyuma. abakunzi bawe turi inyuma. wagize amateka meza kuva ku murinzi shenge, yatsinze uhorana dore haishe mu Rwanda. twe nk'abafana bawe kuri inyuma na nkomyi, abatoya n'abakuru muririmbe APRC. abakunzi bawe turi inyuma. Kw'abafana bayo ari bo bake, none nasanze ari bo benshi. ikimenyimenyi uzagera i Nyanza, ikindi kandi uzajye ku Mahoro sitade. Yemerehe cyangwa ubihakane, Rayon Sport ifite ingufu. Uzemerehe cyangwa ubihakane, Rayon Sport ifite ingufu. Rayon Sport uri cyamama
bose Rayon siporo ujegeza amahanga Rayon siporo genza kugwa inyuma Rayon uyemereye cyangwa ubihakane Rayon siporo ifite ingufu uyemereye cyangwa ubihakane Rayon siporo ifite ingufu abo batoza bawe Rayon siporo urya nabaha. Yes, ngaye ngoko rero uko byifashe cyangwa uko byari byifashe mu bihe bitandukanye. Rakoze cyane Gatera Edimo tunyuriyemo uko byari byifashe ndetse n'abakunze mu ekipe yombi imikino yagiye ibashimisha kuri buri ruhande n'imikino batazibagirwa. Liga navuga yuko ni match n'ubundi ibifite icyo yagiye isigira abantu cyaba cyiza cyangwa kibi, ariko uze kunshakira statistique aho ngaho icyo zivuga hagati ya Rayon Sport na APR byibuze dufate mu myaka wa mugani nk'icumi ishize kugeza magingo ya ngaya, ariko tubona twakire Aran waramutse umeze neza? Waramutse neza cyane Ruvuyanga. Meze neza cyane. Guneze ko nawe meze sawa. Ariko turashima Imana akagezemo byo. Ndashaka kuzaba nkamwe ni inkuru kuko weekend kuyifatirana kaziruka gutya. Abari ingufu cyane. Abari ingufu. Hari undi mugabo twatumiye amenyerewe mu bintu bigiye bitandukanye, ariko ntabwo uzamubona kenshi ku kibuga, ariko abari aho ngaho hafi abikurikiranira hafi. Yitwa Robert Cyubahiro Makena. Waramutse? Ubundi jewe bavuga ngo mbikurikiranira hafi buriya cyagiye hapi ikina na Rayon Sport Gisenyi bakazinya amatara. Nari ndi munsi ya prise bazimije amatara. Bazambaza umunsi nzababwira amazina we yazimije mbahe indangamuntu ye. Wa mukino bandi hafi aho. Wa mukino wakinwe iminsi ibiri. Ubundi ngiye APR na Rayon Sport zakimanze ko haza kubaka kuryo. Uwo munsi uri Gisenyi ntuza rwagwe wari wantwaye na party. Narinzi ko haza kuza kuba gakuryo, kandi narinzi ko hagomba kuba gakuryo hagati y'ibintu bibiri, either amazi muri toilette aravaho cyangwa se umuriro uveho. Njya kwicara ahantu bakupira abantu baziri ya stade ahantu bakupira ari amasoketi menshi, hari kamwe ko hagati niko bamanuye gato stade irazima. Urumva mikomojeho neza ashobora kuba gakuryo rero. Oya meya Anje ubu yamaze gutegura umusekirite uri munsi hano ari bakuzimiriza amatara. Biraza kuba muri match ya Rayon Sport ushobora kubona ukuntu umukobwa yaraje teteriza muri vanye umuntu atakunga ngo match irangire. Ni ibintu tudashaka kwizera bisa kuba wagugire hafi aho. Uzanye ubusurubundi gateya hariya n'ahantu wari wicaye uvuga ati ahantu n'ahantu hateye ubwoba, ariko uzi ko ubu tuvugana ushobora gusanga nk'umusifuzi ubu amakarita yiwe wasanga yararanye y'umuhondo n'umutuku. Turatoranye mu kibuga bayakokoye. Makena hanyuma rero navuga yuko ni match Rayon na APR ni match ibitareba umuntu ukunda umupira w'amaguru gusa, ni match bahuruje buri muntu wari wese n'utajya kujya ku kibuga wumva yuko bafite inyota yo kwerekeza cyabyihoreje. No kubera iki ubu se match mbyukije muri ubundi ku gatandatu bandyama ndimo nduka mu mutwe nowera kankora kaboyiro karimo gasena nkaba niryamiye, ariko match nzinduye Saturday samedi ko gatandatu kandi muri ntago ari ibintu byoroheje bina gatoya. Ngiye hari umugana ndi niteretera hano i Kigali, urumva ubusanzwe samudara bavuga ati Makena ndi gusangira, ndamuhamagaye mu kanya nambwa ati bungeze i Nyanza, niko menye ko bikomeye cyane. Agenda ezo giye ati muri match ya APR na Rayon Sport nuvuga ngo n'umukobwa n'abagabo wenda ubwo ngiye kuvuga abagabo baba bashaka kurya gasho cyangwa se kuba bari kubona abakobwa samudi bakureho wenda bajye muri motion simbizi, ariko abakobwa bamanutse kuko bamanutse bose bamanutse n'iyonka bamanutse ihuye. Aho ngo biranyinjiza mu bijyanye na campaign ya derby Kigali cyangwa se ya hano mu Rwanda. Ntabwo dutwika shaka urumwe mu bantu influencer kuri social media, ariko se mu byukuri ubundi derby nk'iyi ngiyi ubundi kankubwiza yakabaye itegurwa gute? Nabo ndavuga hanze y'ikibuga yakabaye itegurwa gute? Ubundi derby nk'iyi ngiyi tuvugana huye yakabe babyita ngo shut down mu Cyongereza, yakabe yagiye ku butaka kajugujugu ebyiri ziri mu kirere cyawe. Ariko nuvuga ngo tuvugana hari ku kibuga cy'indege ari iruhande rwa Huye barasoba ikibuga cya kajugujugu, haga hari kajugujugu isize ibara ry'ubururu n'umweru, uri kumva, n'indi isize ibara ry'umukara n'umweru, ziri mu kirere hari aziko zikatakata, urumva. Hakabaye hari y'umuhanzi ukomeye butuvugana mu Rwanda ni Bruce Melody, sibyo?
yakabaye akubita concert hariya bere gato ya match guhera saa sita kugera saa cyenda Bruce Melody akaba arimo aririmba hariya uri kumva nakabaye namanuye abakobwa bazwi hano muri uyu mujyi wa Kigali nk'icumi uri kumva bazwi akwa nuvuga ngo ubu tuvugana Erode Queen yakabaye yambaye ubururu n'umweru urumva nakubise dibu mukana n'umweru amanukanya abana b'ibikoko uri kumva abasire kuri IG bakaba bambaye utubucukopa nka desi bari muri stade hariya bazunguza urumva ama live kuri Instagram akaba yamaze kujyaho tayari 5 kwa 5 nuvuga ikirori cyakaba ari nuvuga ngo match ya Rayon Sport ntabwo ko ari umupira gusa ni showbiz entertainment hazamo n'ubukerarugendo gutumwira ngo match yitwara ihuye ubu tuvuga ntamamaga abantu bimwe ati aho ngaho bimeze bitatu abantu baracyaryama kuryama samudi aya masaha match ya Rayon Sport zihari hariya mu kibuga urana ira stade kuntu bayizengurutse hari hakaba ikirori cyatangiye amabrushete menshi cyane ibirayi biri mu rusenda ibintu bize nka festival urabona ari nacyo rigana abantu bajya bakritika buri gihe bavuga bati usanga match ari saa 9 abantu benshi bahagira saa 8:55 kwa impamvu rega ntabwo abarenganye ugasanga nta activity zo gukora gihari niki nta kintu cyo gukora gihari gituma zakare urabona nta kintu cyo gukora gituma azakare ubu tuvugana abazi stade ya Huye kira kibuga cyose cyuzuyemo abanyonzi bari parikiye nyine bategereje match hari uwakubita ikintu bita nyamacoma urabona kira kibuga cyose inyama kuzengura stade iki cyitwa ibiyeri ngo dusuza n'abavandimwe b'abarundi hari mukanya maze kumenya amakuru yuko ntabwo ndivuga amazina y'ibiyeri bya hano ko bavuga ko namamaje ariko hari umurundi maze kuvuga ati ubu tuvugana ibiyeri bine byo mu Rwanda byamaze kugira ibujumbura bisobanuye ko kuva fande yagerayo hari icyahise giruka mu bucuruzi so mvuga ngo hari cya kigo cyose ubushyiramo ikintu cyitwa inzoga urumva inyama umuziki bikamera nka festival nka Alex bituma abantu baza saa 5 akaba hari saa 5 yirira kanyama yinywera kantu akabikomatanyiriza hamwe kujya kureba umupira no gusohoka no gusohoka no kwishima urabibona ni mpamvu ubona abafana bacu agera muri stade afana n'igitego cyinjiye ariko mushyizemo byere ebyiri ni ukuvuza induru mpaka imbaci rangi ariko bitoro nabibona nahoze mbibwira na Muhire n'abantu muri Ferwafa bashaka kuntu batuma umupira n'umuntu utazi iby'umupira ashaka kuza kuwureba kuko mu gikombe cy'isi intambara zavutse fifikira yiga ku kintu cyitwa icupa urabibona bamenyereye ko nta muntu muri stade atangwe yakana nta mu Rwanda hone nabonye umuntu rero umupira nta na popcorn zihari injugu ni bujugu adafite ikintu arya ubu ni entertainment rega muri sport hagomba kuba hari utuntu dutuma umuntu yicara atamira utuntu baza ko byakira byo tuzo kuzazunguza mutuzi nta muntu amazi ari muri match wangu urabona amazi ni meza ariko ushyiramo akantu shyiramo utuji cocktail urumva shyiramo cocktail baravuga ngo none abantu barwanya none se nyine bakarwana nyine none se barasiba urabona ufata icupa ukarishyira mu tuntu twa plastique urumva apana amacupa ameneka urumva izajinike urumva plastique baraziciye hari dukoze mu mpapuro hari uburyo bwinshi mu gikombe cy'isi nk'aribona uburyo banywaga bafataga utuntu twa izajinike bakanywa akaji urabona utuma abantu bashaka kureba match urabona muri minute ya kabiri mu gice cya kabiri igihe harimo muri pause hagomba kuba hari ikintu kimwe gikorwa muri activity ujya ubona abatanzania kuntu barya show ujya kubona abakinnyi bagiye kuruhuka ubona kajugujugira mu ntoki zirimo umuhanzi nka Diamond amanukira ku mugozi abafana bagasara Simba yahuye na ya urabona ukeneye ko utuntu dutuma umuntu utazi n'umudefenseur n'umwe muri Apple cyangwa muri Rayon Sport ashaka kuza kwicara akareba urabona RDB akaba yatwitse hariya igashyiramo n'amafaranga mu kugira ngo abantu bakunda akarere ka Huye na meya wa Huye uniyo president wo itazapfa kugaruka izagaki uduprofita ati akarere kacu tugatwikira urumva PSF kuko ingira ngo rigani ni match ya mbere igiye kubera Huye ihuje Rayon Sport na PSF ya mbere mu mateka uvuga ngo tuvugana PSF nuvuga abikorera private sector bakaye bicaje utubari twose two muri Huye bakaduterateranya urumva ko bati okay turapanga iki nyuma ya after party nyuma ya match utubari twihuye turakora iki amaresere Huye mwapanze iki hari igitaramo mwateguye kuko bariteranya bagashyira miliyoni 1.5 bagatumbira abahanzi bari ukabona nuza aba DJ wahita kubita show ari y'igikoko urumva ni ibyo nyine gushaka utuntu dutuma akarere match yabereyemo cyangwa se activities zibera muri aho hantu iyo match yabereye hashya koko duhora tubivuga kenshi kimwe mu bintu bigiye gukomeza uyu mukino rigani ni iki kiri bukurura abantu nubwo wenda iyo campaign makena garutseho akenshi match za Rayon Sport na APR nyine itanozwa neza nkuko byagakwiriye ariko se ni ibiki dufite ku meza uyu munsi bishobora gukurura abantu noneho
match ikomeye ifite impamvu bwa mbere kuri tableau ifite ijambo rinini kubera ko APR ni namuka itsinze Rayon Sport izashyiramo ikinyuranyo cy'amanota 7 icyo kirasobanura neza ko APR FC izaba burya Rayon Sport igeze gukuramo 12 ariko APR izaba isa naho igiye kuko imikino izaba isigaye igera kuri 11 bishobora kugora Rayon Sport ko wenda ishobora gukuramo ayo manota kandi Rayon Sport akuyemo 11 ntabwo wenda ariyo y'uyu munsi niba ari cyo Rayon Sport yaramira rero nyuma y'ibihe bitari byiza imazemo iminsi Rayon Sport mu mikino 5 iteruka abonye amanota 5 kuri 18 yashobokaga yatsinze umukino umwe inganya 2 itsindwa imikino yindi 3 biraguha uburemere rero bw'uburyo Rayon Sport ibintu bitayigendekeye neza mu gihe cyashize icyo rero Rayon Sport yabizi ko niba hari ikintu byayifasha ubwa mbere guhindura nyine icyo gihe maze ikora ibintu bisa naho bitaryoheye abafana bayo n'itsinda uyu mukino birahindura nyine imikino y'abisiga uburyo bazayikina cyo ni icyambere cya kabiri biratuma begera APR nabo bave ku manota ane ibarusha begere ibarushe rimwe ibyo biraba bituma kuri Rayon Sport nanone title race cyangwa se urugamba rwo gutwara igikombe yongera kurugarukamo kuko niramuka itsinzwe nekereza yuko biraba bigenda bishya bishyira yuko bashobora guswitchinga ambition wenda bagashyira umutima ku gikombe cy'amahoro kurenza muri championnat cyane ko icyo gihe bazaba badakurikiye APR gusa cyuvubika ko yarayitsinze gasogiranganyije ariko nayo izabibari imbere APR ni batsinda ubwo nizo ka AS Kigali ishobora gutsinda wenda gorira nayo ikabibagiye imbere harabagiye kuba amakipe menshi yo gupangurura biraba bitangiye kuba umusozi ugoye kurira ntabwo biraba kiri ikipe imwe yonyine ya APR so kavuga ni rero imikino 20 heruka APR yatsinze Rayon Sport 12 banganyamo imikino 4 Rayon itsinda imikino 4 ni imikino myinshi imikino 20 kubonamo intsinzi enye ugatsindwamo imikino 12 ari nayo mpamvu abafana ba APR banabyigamba bakavuga ati Rayon Sport twahinduye izina ryabo ndavuga mu mvugo yabo bati twahinduye umugore ntabwo ari ikipe ikidutera ubwoba icyo nacyo Rayon Sport ni ikintu iri kurwana nacyo guca icyo kintu cyo ko APR ibatsinda uko ibyumva no kubishaka kugira nubwo APR ishobora kubona carton rouge ariko ikarenga igatsinda Rayon Sport kuri ino nshuro rero ikintu no mukino uvuze gikomeye uvuze ko kuri Rayon Sport cyane by'umwihariko ifite ubuzima bw'imiyoborere ya Rayon Sport nka success cyangwa se nko gutangira kujya kuri bira yo gufeiringa bisobanuke muri ubu buryo niba ikipe ya Rayon Sport itsinzwe na APR biragoye ko retired nabo bayoborana mu myaka 3 bamaze uyu mwaka nibadahereza abafana ba Rayon Sport igikombe cyangwa se niyo utabaye igikombe ariko byibona ubatsindira umukeba kuko na Kamini Trophy kuri Rayon Sport icyo kintu abantu bacyumbe gifite uburemere rero ishobora kudatwara igikombe cya shampiyona we likagenda igatwara icy'amahoro ariko muri uwo mwaka bakaba ari umwaka batsinzemo APR ni nka Tottenham igira ati ibikombe ariko yabatsinze Arsenal ikabati nta kibazo uko biri byibura bifite ikindi bivuze birumvikana none Rayon Sport ni ikipe y'abasivili APR ni ikipe y'ingabo umusivili utakwishimira gutsinda umukomando se nuwahe n'ibyo ngibyo arabijyaruye rwose uravuga ati nta kibazo nta gikombe twatwaye ariko byibura ritayadi yarayitsinze icyo kintu cyumve arakari kantu nshaka kubwira bariyo ritayadi buragiye ikintu ndanamwemera cyane buriya ritayadi nyine n'umukomando nyine uyobora abasivili akamanyira nkanyine hajugunyamo nyine buriya iyi mihanda yirirwamo neza cyane ndabizi nuko umuriro nasanga hano hanze ritayadi abareyo ni muramuka munatsinzwe ntumuze kubishyira kuri ritayadi mubishyire ku bakinnyi impamvu ni iyi Rayon Sport ngiye kuva nayimenya yahoranye ibibazo kuva nayimenya ni ubwa mbere mu myaka nk'ibiri ishize cyangwa se umwe umwaka ushize numva nta kibazo kiri muri Rayon Sport cy'imishahara ngo cyo kubura ibiryo ngo rokare ngo bagize babura amazi utuntu ducokore numva ikintu cyitwa administration ikintu cyitwa imiyoborere muri Rayon Sport byagiye ku murongo aya nayo ntekereza ko yari inshingano ya retired ya mbere inshingano ya mbere yari gushyira Rayon Sport ikaba ikipe iri ku murongo
urumva ndibuka ajya kujyaho baravuga ngo ibikombe byose Rayon yatwaye ntago baza aho biri ngo tumufuniko ngura ahantu muri salon de coiffure ahantu mu gikombe naricyo urumva nubango yabandi acakajagari acaka icyo bita kavuyo mu ikipe hari ibikombe byari biri kwa Bakame nkunganye bibaze Bakame kubika ibikombe by'ikipe ariko ati nanjye nka kapiteni hari icyo nataye yari afite inshingano zo kuza guca ubusurubuni mu ikipe kandi yabigezeho sibyo proper management kabisa administration guhembwa imishahara ndibuka najya kuri radio nkubona bavuga ngo none se umwabwi wa mukire ngo mu Kiyovu cyangwa ngo muri Garcia Commercial ngo akata amafaranga kuyihugura umudefanse bivuga ngo hari umukobwa yiba uri Remera bahamwe ati washyize kuri mutagura umukinnyi cyangwa tugahemba ati tuguze abere nidukina ngo twahembye ababanza mu kibuga ngo abaho kuri bench ntabwo dufite amafaranga mwahamagaye wa mukire ucuruza imizumari akadebera biri kuri urabona ibyo bintu yarabinciye Rayon Sports bijya ku murongo so abakinnyi nabo rero nabo ni batsinde nyine urabona ariko nyine ikibazo Makena ubuyobozi bwa arabikurikira ubyumve neza abantu babyumva retired yamaze gukora fazi ikomeye buri ngo retired abe no muri Rayon Sports yaba nk'umugabo wemye washyize ikipe bakunda kuvuga ngo ikipe ya rubanda ikipe y'abaturage yayishyize ku murongo ariko abafana abakinnyi banenwa gutsinda abafana ba Rayon Sports wowe wahembwe abafana ba Rayon Sports ntabwo bareba office at the end of the day bareba mu kibuga urakoze cyane nibyo twavuga nyine ibyo nibyo turi kuvuga abafana ba Rayon bari Nyagatare mu Gishongo cyangwa za Rusizi ntabwo baza office ya Rayon Sports umukinnyi yarahembwe umukinnyi yabonye ibiryo umukinnyi yaravujwe umukinnyi nta kibazo afite na kimwe nawe cyasabwa ni ukureba mu izamu bako sizi niba ubyumva urabibona umufana rero nabaza umudefanseri impamvu bamuciyeho abaza umuzamu impamvu igitego cyinjiye abaza umwataka impamvu atatsinze ritadi bye yabirangije kandi harimo umwe uvuga ngo njye natwe mfite sinza ku myitozo aranaragira cyane yamureke n'umwe ariko nta muntu reka twumve kuri ritadi faze yatunganyije ni iki mureba administration kuba umukinnyi yamushyira muri kondisiyo yo kuba yagera muri icyo kibuga noneho iyo umufana arimo arareba muri Rayon Sports agahita areba se ritadi bimeze bite ko atari kubiduheza intsinzi kuri match nk'izi ngizi za derby ahanini uhita unareba se spirit iri inyuma cyangwa se iri inyuma muri abo bakinnyi bo bimeze gute ndibuka ubushize ubwo nakurikiranaga nibwo mwarimo bavuga ibibazo biri muri dressing room ya Rayon Sports ubwo aho ngaho uhita wumva yuko nyine n'abakinnyi aho hantu niho biri gupfira urimo urategura derby zigera muri 2 zikurikiranye kuko hajemo iyo Kivu Sport hazazamo iyo APR inyuma yaho haraza kuzamo Gasogi bivuze yuko murari prepare abo bakinnyi kubageza kuri iyo mikino ni yabo ku giti cyabo ese mwebwe ko tuziri Rayon Sports niyo yabaga iri muri ibyo bibazo Makena yagenda agasubizaho agarukaho wabonaga yuko nta bakinnyi babaga muri Rayon Sports ubona yuko yego hari indi kipe yaba afite nk'inzozi ze avuga mukura avuga pera ariko mu by'ukuri nimba ari muri Rayon Sports n'umukinnyi uri tari kuba yafira uwo mwenda ariko izi saha Rayon Sports nayo itangiye kujya muri faze yaho hari biri gukunda mu buyobozi ariko igiye kureba abakinnyi hari faze bamaze kuyifatamo nko mu myaka 3 iherutse ubona yuko n'umukinnyi uri buze akahereza amasezerano y'uwo mwaka umwe akigira hanze uko abibona akumva yuko APR niri buze nizikomanga iraza kumubona uko ishatse rero icyo kintu cyaratakaye mu bakinnyi ba Rayon Sports rero muna yuko bamwe no mu bantu bagomba kwiyunga n'abafana harimo n'abakinnyi ba Rayon kuko izi saha iyo tugiye kureba iyo organization cyangwa se iyo proper management hari uwo tuyishimira ritadi n'abagenzi be iyo tugiye kureba mu kibuga sasa tuvuge se hari ingingo Francis muri match 5 ziherutse harimo ikipe ya Kivu Sport harimo ikipe ya APR harimo ikipe ya Mukura ayo makipe yose yagukoze amanota usibye ikipe ya Musanze watsinze ibitego 4-1 ugiye guhura n'ikipe ya APR iyo muri iyo mikino 5 herutse yatsinzemo ikipe nka Kiyovu itsindamo ikipe nka Mukura irazitsindamo n'ikipe nyinshi zigiye zitandukanye ubwo ngo abantu baribuka kuri match 5 ziheruka na Fazari rero icyo kintu gihari nuko muri APR abantu bari ku bibazo byabayemo ubuyobozi buricara baravuga bati adire nta gihari Ben Musa waje ukicara muri no ntebe ajyamo bavuga ati nefati wa view mu biruhuko ukaza ukicara mu ntebe hanga yishyushye ya APR okay bivuze ko bari bamaze gutunganya uruhare rwabo nka administration sasa kijya mu kibuga we Yannick bimeze bite we Rage bimeze bite uhari we Jaberi bimeze gute nka kapiteni twese tubona abakinnyi ba APR batangiye kwambara wa mwenda wa APR na ryashema nyine pride yo kuba umukinnyi wa APR sasa none turashaka iyo feedback inava no mu bakinnyi wa APR nimba ari derby koko ibe derby
apana kuba ya derby hakavamo yuko orujitasi ivuye ngo niyo yatumye ngo Rayon Sport itsindwa umukino oya we first of all umukino urimo urawukina ute urimo urashaka kuwutsinda ahubwo ubikomojeho nanjye nk'umufana wa APR abantu batari bazi nyine fana APR buriya urumva kuvaza abana kera cyane wowe byifuje njye n'umufana wa kuko APR wowe n'ubundi ariko uzagaruka hano wenda nyuma y'ukwezi n'igice nta kibazo njye n'umufana wa APR ariko njye ndababwiza ukuri ukagana kandi nanjye ngira icyo nsaba abakinnyi b'ikipe yacu mu nkubitira umusivi ibitego byinshi urumva ariko makanya kuko buriya APR rega n'intsinzi ni ibyo ni uruca abana kandi buriya ngira ngo nkatwe babayeho mu gikomando iyo urwana ujya imbere uyu munsi n'u Rwanda ni uruca abana u Rwanda rujya imbere ntirusubira inyuma bakinnyi ba APR hari umusirikare umwe wo muri Republican Guard muri ya mikino y'abasirikare niwe nabashe ndetse afande mwatsinze mutamwe ati yagize gutya ngo imbere nuko atari kuri televiziyo ngo babibone ngo impande imbere nta mupira ugaruka inyuma ndani niba kubita Rayon Sport bayihamye nyine sinzi niba ubyumva 3-0 4 urumva nurucaba ubwo apirwa mu gukora imbere n'intsinzi nta muntu utsinda nyine wese giko n'umufana ze twamutumiye nk'umuza gukora mobilisation bisanzwe ndashaka umwana mwiza wese w'ikigali we Pierre amanuka ihuye kubucupa k'umukara na t-shirt y'umwe rero mva n'udukweto tw'umukara dukubita hariya tumanuka ubundi nuza afana imbaraga yasuye ikipe yayisuye ko tuza kubana n'abafana b'abareyo batubwira hari inyanzwa bitego ya APR nungane arani gato ku cyo yavugaga reka manze gatoya babwire ku bijyanye na fande na babibuze bwa APR bwasuye ikipe ari Shyorongi tugiye tugaruke no kuri Rayon nayo tugaruke no kuri Rayon abafana bari Nyanza n'ubundi turaza ko n'abandi bafana bari Huye mu manura cyemani yageneye abakinnyi yavuga ati umwanya wacu wa mbere tuwuriho kandi aho twavuye hararangiye ubu ni ukureba imbere neza rero ni ugukomeza dutsinda kuko aho umunyarwanda ari hose atozwa gukomeza kwerekeza imbere nibyo Makane yavugaga aho ari umukomande igikoko navuga ngo afane n'ababyumva ari kujya imbere nta gusubira inyuma mutsinde bariya bakinnyi bavuye imihanda yose nk'uko mu mikino yabanje mwabatsinda twasanze abacuruzi ba butiki muri iyi karitsiye bateraniye hamwe ngo kubera ikibazo gikomeye cyane cyabatunguye niko ngo byifashe gute umva abantu bose sinzi aho bari gukura agafaranga bari kudukirana fo hari uherutse gutinyuka ati nimba udafite ibintu bya karite gusa ngiye ahandi kandi yanyikopeshaga bahawe imana muri gahunda yo kwizihiza imyaka 25 imaze iha serivisi abanyarwanda MTN irimo gutanga impano zishyushye z'amafaranga agera kuri miliyoni 100 ndetse n'izindi mpano nyinshi urushaho kugura amayinite paki zo guhamagara cyangwa interinete wongera amahirwe yo gutsinda kanda akanyenyeri 556 akanyenyeri 25 urwego winjire muri zihirwa na MTN kubuntu tubitayeho amategeko n'amabwiriza birakurikizwa bitaraboneka aho byahageze yego rusine tsinda imvura y'ibihembo ng'iki gihe cyo gutsinda tsinda wongera utsinda tsindira miliyoni 1 buri munsi tsindira moto 2 z'ubwoko bwa TVS zigita buri cyumweru tsindira imodoka imwe ya Hyundai Tucson buri minsi 10 tsindira smartphone 5 za Samsung buri munsi tsindira na televiziyo za smart zizazana na dekoderi na bluetooth speaker buri munsi gutsindira ibi bihembo kandi akanyenyeri 569 urwego ukurikiza amabwiriza waruzi ko kutimye uba ufite amahirwe yo gutsindira miliyoni ku munsi kandi wakoresha umurongo wari wo wose tsinda pay nawe wabyegukana yes hanyuma akara agaciyemo twamamaza nanimo kubabwira ubutumwa chairman wa APR yageneye abakinnyi b'iyi kipe hariya Ishyorongi ubwo yabasuraga ababwira ati ubutumwa buri yego ati umwanya wacu wa mbere tuwuriho kandi aho twavuye hararangiye ubu no kureba imbere neza rero no gukomeza dutsinda kuko aho umunyarwanda ari hose atozwa gukomeza kwerekeza imbere nta gusubira inyuma ni mutsinde bari abakinnyi bavuye imihanda yose nkuko mu
mikino yabanje mwabatsinze no ku cyumweru mwongere mu byerekane kandi tubizeyeho iyo ntsinzi twe nk'ubuyobozi tubari inyuma ibyo tubagomba byose byarakozwe kandi muhishiwe n'ibindi urera akaba ari Lieutenant General Mubaraka Muganga umuyobozi w'ikipe y'ingabo z'igihugu yaraherekejwe na Major General Eric Murokore Makena mu manuro yahaye abakinnyi yongeye kwibutsa ko amahirwe bayafite mu biganza byabo ko aribo bagomba gutanga intsinzi ati turi hano ngo twongere tubatera ingabo mu bitugu mwongere muduhe intsinzi nk'uko mwagiye mubitumenyereza n'ubu rero umukino mufite ku cyumweru tubizeyeho kuduha byinshi kuko amahirwe ari mu biganza byanyu dufite bagenzi bacu bari hirya no hino ku isi navuga nka Central Africa Mozambique n'ahandi bose barabategereje bategereje inkuru nziza muri uriya mukino kandi mbizeyeho ubushobozi ngaho abayobozi basuye abakinnyi b'ikipe y'ingabo z'igihugu akantu afande acometsemo ngo mutsinde abakinnyi bavuye imihanda yose abareyo mukwapi urumva imihanda yose afande avuga baturutse ahantu hatandukanye ndashaka umuntu witwa perezida w'abafana ba Rayon tugomba kwakira Claude Muhawe n'Imana kugira ngo reka tubanze twumva abafana ba PL bari Huye noneho turava i Huye twerekeza i Nyanza tujya mu Rayon twumva nabo uburyo biteguye umukino katubanze i Huye Rayon Sport urakoze cyane tuzayitsinda ibitego 2-0 kandi twiteguye neza abakunzi ba APR tumeze neza imyuka ni yose imyiteguro ni yose dore ko ikipe yamaze kugera mu karere ka Huye ndetse mboneraho no gushimira ubuyobozi bwa APRFC bwatuzaniye iyi ekipe yacu tuba hafi nk'abafana mu ntara yacu y'amajyepfo iriya maci rwose tugomba kuyitsinda cyane rwose tumaze iminsi tuyitsinda rero nta mpamvu rero yo kutongera kuyitsinda bariya bava ngo bazanye ba Ruvumbu ngo bande ntacyo yakoze no ku mukino wa Mukura ntacyo yakoze ku mukino wa Kiyovu ubwo rero niyo mpamvu tugomba kuyitsinda ibyo ngibyo ni ibisanzwe abareyo barabizi dusanzwe tubatsinda n'ejo bundi tuzongera tubatsinda Iraga afite ibitego 2 hariya rwose hariya ni ibitego 3 kubusa ni urucabana urakubita Rayon Sport ibitego 3-1 twe duseba ngaho reba ishuro nawe tumaze kuyikubita tuyikubise nk'ishuro zingahe zirajya nko mu 10 idakoramo ngo urumva twaba dusebye gutsinze naho yagiye tugomba kubakubita byibuze ibikiya n'ibyo 3-1 ni ibintu bisanzwe ibyo ngibyo birasanzwe ntago rero gutsinda APR ni ibintu bisanzwe bikabimenyerewe n'abanyarwanda bose mu gihugu ntago bijya bishoboka ni umugore wa APR ubundi kudukura ku gikombe ni ibintu bidashoboka cyane mu Rwanda hose ntago byumvikana kabisa nk'umuntu ufana APR kandi nizeye neza kabisa n'umubyeyi wacu nk'abafana kabisa ntago yadutererana ni yanadutetereza abakinnyi tugiye tubafite bo gutsinda ibyo bitego bagiye bahari gusa nibanga ndifashe ko byanga bikunda abenshi turabazi bagomba kubitsinda ariko ntago nshaka kubagira mbega kubashyira hanze cyane kuko byanga bikunda bazigaragaza ndabazi nawe urabaza ibyo uzi nka mwarimu Rayon Sport ni umugore wacu ahubwo uyu munsi noneho ntabwo tuzamugurira igitenge cya 15 tuzamugurira cya kindi kisigaye kigura 2 kubera ko twaje gusanga Rayon Sport twaje gusanga umugore atacyubaha umugabo neza ugomba kumugurira icya 2 igitenge cya 2 nicyo tuzagurira umugore wacu yose se umugore wacu arutabi Rayon ni umugore wacu Rayon ni umugore wacu nibisanzwe imikino ibaye ngahe imikino 8 ahubwo abagore bubu ntibacyubaha abagabo urebye ikintu ugomba gukora gukora utuntu n'utundi urumva ubundi reka nkwereke ibitego 2-0 rwose je nabyemeye ubwo ibyo urumva ibyo bintu byumvikana wowe utandukanye hagati y'indogobe n'ifarasi ibyo bintu ntabwo byahura rwose Yes, ngabo abafana b'ikipe ya APR bari i Huye hariya biteguye kureba uyu mukino. Rayon Sport yavukiye i Nyanza ni naho ngo ugiye kureba mu turere 30 tugize igihugu niho karere gafite abafana benshi ba Rayon Sport ku Gicumbi rwose hariya mu rugo twadiprowinzeyo mushiki wacu Senti Muhoza na Isa baramutse Naisa uratwumva ngo Inyanza waramutse neza Ruvuyanga ndetse na Ligan waramutse Inyanza aho ngaho uhagaze hehe rero Naisa
i Nyanza ubu ngubu aho mpagaze ni mu mujyi rwagati hateganye na gare aho ibintu byose byashyushye amarangi y'umweru ndetse n'ubururu nibyo biranga ku gicumbi cy'abafana ba Rayon Sport hano i Nyanza mu karere ka Nyanza. uri kumwe n'abo bareyo rero benshi rwose gerageza ubahe umwanya muganire batubwire imigabo n'imigambi bafite yo kuza gutsinda APR ku munsi w'ejo ku cyumweru. Nibyo Ruvuyanga reka twegere abafana ba Rayon Sport hano mu karere ka Nyanza turi kumwe na muzehe waramutse neza muzehe. Waramutse. Amakuru. Ikipe ya Rayon Sport wahereye ryari yifana? Ikipe ya Rayon Sport sinyifana ndayikunda. Wayikunze kuva ryari? Kuva yavuka mu 1968. Ejo hari Biotech Global International aho dufite product zishobora kuba zafasha ubuzima zikozwe muri tekinoloji nshya idasanzwe ya STEAM aho dufasha abantu kuri kwirinda indwara no kuzivura ariko bihereye imbere cyane mu mubiri aho ifu cyateye indwara. Tubafite raporo nyinshi zigiye zitandukanye z'ubwoko bwose ariko zikozwe muri tekinoloji ya STEAM aho tubafitiye Perfect STEAM imwe muri product zidasanga mu by'ukuri mu gufasha umubiri wacu ku bibazo bigiye bitandukanye nka diyabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, impyiko ndetse n'ibindi bifata mu mubiri imbere. Tubafitiye kandi product idasanzwe yitwa Bestron aho mu by'ukuri no product ya Bestron ifasha ku bibazo bijyanye n'imyororokere haba ku bagabo ndetse no ku bagore. We wikinishije wowe ufite ikibazo cyo gutera akabariro neza ino product ya Bestron ntabwo isanzwe yagufasha kandi bikagenda neza cyane. Hanyuma dufite product nziza cyane abantu bakunda agakawa, dufite kofi nziza nayo ifasha kujyanye n'imyororokere, kofi nziza ifasha kuri structure y'amagufa ifasha ku ruhu ko ikungahaye mu kintu bita collagen. Dufite product nziza idasanzwe yitwa Bonitron nk'uko biri izina ryayo ribivuga bijyanye na structure y'amagufa. Anafite ibibazo byo kuribwa umugongo, anafite ibibazo byo kuribwa umugongo wo hasi, afite ibibazo bya disque. Ino product ya Bonitron nziza cyane abafite ibibazo byo kuribwa mu magufa, abantu bafite ibibazo abantu bakora siporo. Product ya Bonitron ni nziza kandi cyane. Dukora hehe rero? Dukora muri Chic mujyi wa Kigali aho ushobora kudusanga twagufasha kuzunguka ukagenda neza cyane tukora n'izindi nama aho watuhamagara kuri 0788 983 0 900 tubahaye ikaze.